nanjye mbashimira mwebwe mwese mudahwema kudukurikira umunsi ku munsi. None tariki 23 Ukuboza turahimbaza umutagatifu Yohani wa Kenti cyangwa John of Kenti. Yohani yavukiye muri Polonye, arangije amashuri ya kaminuza i Cracovia. nibwo yahawe ubusaseridoti nyuma umwarimu w'icyamamare wa filozofiya na teolojiya. Muri kumwe na Dusenge Gilbert, naho mu kanya. Muri uko kwigisha ari umwarimu wa filozofiya na teolojiya, hagati aho ariko yari yarabaye na padiri mukuru wa paruwasi. Mu mirimo ye yo kwigisha, Yohani yarangwaga n'ubumenyi buhanitse, ariko cyane cyane akarangwa n'urukundo, dore ko yakundaga abakene. Urwo rukundo kandi akanarukomora ahanini ku rukundo ruhebuje yakundaga Nyagasani Yezu Kristo, ko yigeze no gufata inzira ajya gusura ahantu hatagatifu Yezu yabaye naho yapfiriye. I Roma naho yagiyeyo ubugira kane kose, ajya gusengera ku mva ya Petero na Pawulo batagatifu. Yohani Kenti yitabye Imana ari umukambwe w'imyaka 83. Mwari kumwe na Dusenge Gilbert. Amahoro y'Imana akomeza abane namwe. Mboneraho no kwifuriza umunsi mwiza mwebwe mwese muhimbaza umutagatifu John of Kenti, mutagatifu Yohani wa Kenti cyangwa John of Kenti. Udusabire.